none se umuntu niba yarabaye muri ministeri afite inyandiko zitavuga ukuri uba akaba ari we kubera igihano ntago yishujwe amafaranga yakoreye muri icyo gihe icyo ntiyigeze agihana n'inzego ziraho itangazamakuru akaba ryo rijyayo aho niho ushyira question mark no gushinyagurira umurambo kuko iyo diploma abo yareretse nabo bafitemo uruhare kuba Sabe yaba yararongoranye n'impanga nge simbibona nk'ikibazo ariko we akibona nk'ikibazo kubera iki either nawe yarabikeneye anyumve neza simuzi ashobora kuba nawe yarabikeneye akabona we ntawe umureba irihumye cyangwa se yarabisabwe akabyanga burya akavuga akaba yanavuga ati ubwo nge mbyanze uri yabyemera. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Yes, ni Karegeya Omar Pano, twongeye kubana namwe tubifuriza ibihe byiza, tubaha ikaze kuri Pano kugira ngo muduhe ibitekerezo nyuma yuko natwe tuba twabahaye ibindi bitekerezo binyuze mu masomo duhabwa na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Yego. Biriwe ariko. Biriwe suze n'abantu bacu. Yego. 15,800 ni umuryango mugari. Si bake kandi urimo urazamuka. Yego. So tumaze kumenyerana ku biganiro bimwe na bimwe, bamenyereye amasomo, bakashima n'uburyo tubahitiramo bagashima n'uburyo tubahitiramo. Habari amakuru menshi yo kuganira. Kamere ku gasomo kamfashije nkura kwa Dashimu nkuko bisanzwe iteka. Udashimu none asigaye akora amasaha menshi, birageza saa 9 n'igice bamwongera ndabiri akora amasaha 4. None ubwo nyine nugutera agatebe. Hari abavuga ngo hari umuntu wavuze ngo ubuzima ni nk'umutwe w'ingabo udasanzwe, nk'igisirikare kidasanzwe. Uko iyo uryamye mu buzima, iyo uryamye iyo udakora uba uri kure mu mutwe w'ingabo uzakurwanya mu minsi iri imbere. Iyo ukora ushyizeho umwete uba uri kure mu mutwe w'ingabo uzakurwanirira mu minsi iri imbere. Azi ko ari byo. Niyo mpamvu burya kuruhuka ni ngombwa, kuruhuka unaniwe nkuko Fidel Ndayisaba ajyaga bivuga kiyobora umujyi wa Kigali. Kuruhuka unaniwe, kuryama unaniwe, kurya ushonje igihe bishoboka byose. Sinyowe ko ari n'abatafite ibyo bakora babishatse bakabira kandi bafite ubushake bwo gukora, ariko abashoboye gukora vraiment igihe bigishoboka ni ugukora. Iyo uri gukora uri kurema umutwe w'ingabo zizakurwanirira mu minsi iri imbere, tuvuge mu masaziro cyangwa se mu bihe bibikwa. Nawe iyo udakora uba uri kurema umutwe uzakurwanya
mu minsi iri imbere. So ko nakantu keza cyane. Uyu munsi rero yakiriye Reverend Damien, umugabo w'umuhanga w'umunyamurenge. Damian niba ari rumenyereza sinibuka neza izina rye. Ni umuntu w'umuhanga, umuekonomiste, akaba n'umupasiteri. Agasomo gato yanavanyemo nakajyanye n'imbabazi. Imbabazi no gushima iby'abandi. Reka mvuga ibyo byonyine. Yego. Ndahera ku mbabazi kubera ko na weekend nari muri position yazo yo kuzitanga, kuzisaba no kuzitanga. Mbona kubitanye imitwe n'abantu bagera muri 4. Abazima abo nzihabo ewe ntago byari byoroshye. Rero imbabazi baravuga ngo imbabazi nicyo cyomoro cy'umutima n'intangiriro yo gutekereza bishyashya. Iyo utazitanze uhorana uhorana rumoro ukaguba utekereza kuri wa muntu wazigusabye ukazimwima cyangwa gukosereje, kiba ari nk'ikizinga mu ishati y'umweru. Ariko iyo uzitanze ubukeye kandi uzitanga aba afite imbaraga kurusha uzisaba cyane. Ko nakantu ya kamfashije kuko kongera nakumvishe barimo mu masaa 10 barimo basoza, ariko numva karafashije. Arongera aravuga ati rero kwemera iby'abandi niko kwimenya bya nyako. Iyo wemera iby'abandi gutera imbere ko abandi ukabyumva, ntugire ishyari, ntubagirire ishyari, ahubwo ukemera ko hari icyo bakurusha gukora, nawe wenda ukaba wagera ukarenzaho. Ariko iyo ubagirira ishyari ntiwumve ibyo bari gukora ko ari byiza, nawe wani ntubyigana cyangwa se ntuba wemera ko nawe ukora. So urumva rero hari amasomo menshi tuba tugomba kugeza ku bantu bishobora kuba byafasha kubaka societe. Umuntu agiye muri detail wagenda ubona ibintu byinshi. Tukunze kubona abantu b'amashyari, tukunze kubona abantu bapfa ubusa, ibintu by'amafuti, bapfa ubusambu, bapfa ubufaranga bw'intica ntikizaho kugira ngo bakorere ubundi. Ugasanga abantu bari busy mu bintu bidafatika cyane. Abantu ibintu bidafatika rwose, usanga umwanya uratakara mu bintu bidafite ishinge na rugero. So muri make kubijyanye n'amasomo ngira ngo iyo mpamba yabihagije, kuko nejo bundi tuzakomeza. Hanyuma ikindi mfashe gutumikira, hari abafatanyabikorwa dushaka kujyana mu ngamba ba Stroke Action Rwanda. Stroke Action Rwanda ni umuryango w'abafite uburwayi bwa stroke n'abayirokotse. Kuyirokoka egari kwa kundi bariho mu nkurikizi zayo. Abo na stroke ni indwara ngira ngo nko bazageraho rimwe nzajya mbatumira babisobanure cyangwa baduha ka video. Ariko igitera stroke wenda ngewe ibyo namenya cyane ni nk'ingaruka, ariko muri rusange isa naho iterwa no kuba imitsi igabura amaraso mu bwonko yaba itari gukora bihagije bikwiye, naho mu bwonko hakabura oxygene ihagije, bigatuma hari ingingo zitageramo amaraso, umuntu akagagara, ukuma, bamwe bakarwara urukebu, abandi ukabona hari abo biviramo paralize uruhande rumwe cyangwa umubiri wose nta kubuja kubera iki amaraso adatembera. Abantu rero iyo bamaze kugera muri icyo kibazo baba bakeneye za kine. Amaseanse ya kine arahenda. Mu mavuriro ya leta bashobora kwivuza kuri mitiweli, ariko rimwe na rimwe mu maprive ari bo batanga ntuza kine ifatika. Bakagira imbogamizi zijyanye n'ubukungu kubera ko iyo uyirwaye ku kazi barakwirukana, kandi muri RSSB ntibashobora guhita baguha pansiyo yawe kubera ko kugira ngo uzasobanure ko ari impanuka iturutse ku kazi bigoye. So abo bantu rero babayeho nabi pe sinkubeshye. Benshi hari abo zifata kuri 45 umwana batararangiza n'uwifura batararangiza nibura secondaire. Nuvuga ngo ugomba gushaka, ukeneye gukurihira umwana, ukeneye kwiyitaho, ukeneye izo kine naho ziri, niba utuye mu cyaro ukeneye gutega. So abo bantu rero bafatanya ibikorwa bakeneye ubufasha, bakeneye ubuvugizi ngo babashe kwigisha abantu ububi bwa stroke n'uburyo yakwirindwa. Ese umuntu yakwitwara ate? Nanjye ubushize numvaga twanamenyanye kubera ko ubushize numvaga umutwe uzengerera ukuntu nkaba ni ibintu numva ngo kuyimenyesha abantu bakayirinda no kuba wayivuza kare, wayimenye kare,
hanyuma no kumenya guhangana n'ingaruka zayo hanyuma bakabagira n'ubuzima busanzwe bafite ibikorwa byinshi bakeneye kuba bafashwamo gukora cyane cyane ngo benshi hari imvugo ivuga ngo ngo stroke irwarwa n'abanyamujyi ariko ngo n'abakire ariko no mu byaro barayirwara icyo kibazo gishobora kuba ku muntu wari ari indwara y'abakire buri wese ni umukandida kuba yarwara stroke niyo mpamvu nidutangira guhamagarira abantu ku bufasha bashoboye ufite igiceri cy'ijana bazabwira kode yo kuyashyiraho ufite igiceri cy'ijana ufite 200 ufite 1000 abo bantu babashe kugera ku bikorwa byabo birimo kwigisha abantu uko ifata uko yirindwa n'ububi bwayo n'uburyo umuntu yahangana n'ingaruka zayo so abo bafatanya ibikorwa rero ngira ngo ikiganiro cy'ubutaha bazaba bamaze kuduha ibyangombwa bihagije kugira ngo tubahamagarire nko guteguza ari abafana bakurikira Karegeya Omar Channel ari abajaras official n'inshuti zabo n'ahandi bazagende badufasha nidutangira guhamagara ariko ubu twatangiye nuko tutaravuga ngo kanda akanyenyeri ushyire kuri kode runaka icyo nicyo kitarimo ariko ibindi byo byarangiye kandi buri wese ni umukandida kuri stroke buri wese ni kandida kuko ni ikintu utavuga ko gifite abo kigenewe kandi si indwara uvuga ngo indwara irandura ngo nzayirinda ni ibintu bishoboka ariko uhawe amasomo n'abo bavandimwe byo byose aricyo wakwirinda no kumva ko nawe isaha n'isaha cyangwa uwawe yayirwara bisaba ngo abantu babimenye kare ntuza generation ziri inyuma zizagira abarwayi stroke bakeya bisaba rero ko biga bisaba ko byigishwa bazajya babyigishiriza kuri channel ariko hanyuma ariko ubushobozi bwo kugira ngo babashe kwigisha ntabwo bafite ditu bizaturuka mu nkunga abantu bazagenda babatera kugenda umuntu aremekanya kandi burya isi wa mugani wadashimu iyo uri umwe isi irakuvangira ariko iyo muri benshi murayivunjira kera iwacu habaga umugani uvuga ngo nyakamwe ntavumba mu bakara ni ukuvuga ngo iyo uri umwe hari n'umugani uvuga ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina nuko abagenderiste wenda babibona nabi ariko bishatse kuvuga ngo iyo uri umwe ikibazo kirakufata kikakuzengereza ariko iyo muri benshi mushakira umuti hamwe bigakemura so rero niyo mpamvu tugomba gufatanya nabo ari abarwayi ba stroke ari bigeze kwirwara bakayikira cyangwa bakayirokoka abo bose n'abakandida twese turabakandida bayo so rero Karegeya ngira ngo nibyo ngibyo n'ubutumwa watambutsaga ariko muri iki cyumweru twagiye tubona inkuru rwose yatunguranye abantu benshi banansabye bati Karegeya uzamutubwira duterera imetero kuri ibi bintu tubona inkuru rwose ubucukumbuzi bwakozwe na Igihe cyane cyane ko ni inkuru yanditswe mu izina rya Igihe nta munyamakuru wanditse uriho iyo nayo bifite ukundi yitwa inkuru ya Igihe yanditswe na Igihe ifite umutwe uvuga ngo icukumbura minisitiri wahoze afite uburezi mu nshingano yacuze diplome yarayishushanyije narayicuze iyi titire nkiyibona naratunguwe cyane ko by'umwihariko ngewe ari za Munyakazi yarananyigishije inkuru yenda yizi nanjye hari abo yigishije tuziranye nanjye twari tuziranye ibi nzira zose yanyuzemo kwigisha segonderi kwigisha kaminuza kuba ministre dogiteri mu Rwanda cyaka wa PDI bundi burya yitwaga Isihaka ngira ngo n'umudamu we ahubwo umudamu we niwe twiganye ariko ngewe d'abord icukumbura ku muntu inkuru urebye nanjye usesenguye inkuru ubwayo icukumbura ku muntu individual n'inkuru idasinye isinywe n'ikigo bitandukanye no kuba wacukumbura ubundi ninde wajyaga bivuga avuga ngo ufite abantu bahambaye bavuga ku iterambere abantu baciriritse bavuga ku bintu ariko abantu bo hasi cyane bavuga ku bantu sicyo nshatse kuvuga ariko nitureba ngo Munyakazi ni muntu ki ubundi byakabaye no kuvuga ngo diplome z'impimbano mu Rwanda aho bucukumbuye kweri ziboneka zite zifitwe nabande zikingirika kibaba nabande sibyo aho bucukumbuye wenda Munyakazi akaziramo nawe akaba example siwe wenyine bayigabe nabandi kandi ukerekana n'uburyo inzira bicamo sibyo ariko
Munyakazi ni muntu ki puru mama nyuma yo gufatirwa mu ndonke hari nubwo hano bavuga ko yigeze ngo mu nkuru bivugamo ko yigeze gusebya umwarimu hanyuma turibuka ko yaburanye indonke ari mu gihano cy'imyaka 5 gisubitse ishyaka ryaramwirukanye yirukanwe ku muminisitiri keri wacu umukecuru yigeze kwasa ikibonobono ati imbaraga zanjye ndazisazanye amaze kwasa ikibonobono se so gucukumbura ku muntu wirukanwe mu ishyaka wafatiwe mu ndonke wirukanwe ku muminisitiri so kwasa ikibonobono nukomeza guseka ndabyita gushinyagurira umurambo. Oya. Umuntu wirukanwe mu ishyaka wirukanwe muri guverinoma wahamijwe indonke uri mu gihano mu gifungo gisubitse hose ninde ariko swat diplome tujye kuri diplome ariko turagendera ko byaturutse yes nacyo icyo cyarangiye ntago mbitindaho tugiye muri diplome z'impimbano ndazireba mu buryo butatu zituruka he zifatwa zite zikoreshwa he niba impapuro mpimbano ari icyaha umuntu akajya mu mwanya akaba lecturer muri kaminuza akaba umukuru w'imirimo muri kaminuza akagera ajya muri ministeri agendera ku nyandiko mpimbano agakora kugeza arangije igihe cye cyangwa agize impamvu zimuvana mu mwanya urumva ari we wenyine abazakiriye se ngo yarabaciye muri humye se irihumye leta ntabwo igihumya leta ni ijisho rya leta nirihuma inzego zirahari yego none se ko wandika chèque sans provision ikarenza umunsi umwe bakaba baragukwase wagira inyandiko zitavugisha ukuri sinakubwiye ubushize umuntu nagiye gusura Rwamagana ngo arashinzwe inyandiko zitavuga ukuri none se umuntu niba yarabaye muri ministeri afite inyandiko zitavuga ukuri ubakaba ari we kubera igihano ntago yishyujwe amafaranga yakoreye muri icyo gihe icyo ntiyigeze agiha n'inzego ziraho itangaza bakora akaba ryo rijyayo aho ni ushyira question mark no gushinyagurira umurambo kuko iyo diploma aba yareretse nabo bafite mu ruhare nibyo byakabaye accountability yakabaye umuntu wese wabashije kubona kuri zira diploma za Munyakazi nawe yagombye kubibaza akamuha pass nawe yagombye kubibaza uwamurokomanze ngo ajye kuba ministre muri University of Kigali amkamurokomanda agende kuri masters nayo bari guhakana uyu munsi yagera muri ministeri agahinduka doctor uretse genda gake inkuru narayisomye nejo narayisesenguye kuri BNB yavuye muri University of Kigali afite masters y'igicupuri ubu kuri uyu munsi baye igicupuri ariko UK arayimuhembeye niyamubaze nimubaza ayo mafaranga nibwo turemera ko ari byo barangije baramurokomanda ngo uyu muntu akora neza tumurokomanze kuba yaba ministre abo bamurokomanze baramwakira kuri masters y'igicupuri icyo si ikindi ukurikire ageze muri ministeri ayimazemo umwaka umwe cyangwa ibiri azana idoktora y'igicupuri arayizana muri ministeri y'uburezi afite abamukoresha afite abamushyize muri uwo mwanya baraceceka uyu munsi nyuma y'imyaka 5 byose bibaye nibwo bakoze icukumbura ku muntu usigaye ari zero ufite ni nka zero si zero se ari mu gihano ubu niyo wamukubita urushyi ntiyagusubiza uri kucyumva icyo umukubise urushyi ntabwo yagusubiza kuko aguye mu kindi cyaha yafungwa yahera kuri ya yindi urumva rero gucukumbura kuri uwo muntu uraho utemerewe kuba yakwivuna umwanzi utemerewe kuba yarakubita umujura wamuteye utarebye abo yanyuze mu ntoki n'ibyo bicupuri bye aho harimo ikibazo either nuko Munyakazi yabaye weak niyo mpamvu habaye icukumbura kuri we cyangwa se inzego zafashe icyo gicupuri bye bakabihesha agaciro zitinyitse c'est tout icyo gihe uko niko kuri nubu erega wahawe akanyuma ndaza kukubwira nuko niba aho hose yarakoraga neza kurya indonke ntago byo wabikoreshwa nuko ufite diplome y'igicupuri ibyo n'umwana wo muri gardienne arabizi ko indonke kizira yego ariko niba akazi yaragatumikaga bye byaba bivuze ngo nta sano iri hagati y'igipapuro kiguhesha umwanya n'uburyo uwo mwanya uperformingamo ashobora kuba yaraperformingaga rero iyo atarya indonke abakiri ministre cyane malgré ibyo bipapuro by'ibicupuri kandi nabyo bigaragaye ari uko yirukanwe mu ishyaka ari mu gihano yavanywe mu mwanya ukunyumva good
noneho rero ibyo bipapuro aho yagendaga abyerekana niwe wa mbere. Icyo kiba ikindi kibazo ugabihuza n'umuntu. Ibintu bya hano ifo kwanaliza situation uyigize global. Byaba bivuze ko Munyakazi ari we muntu wenyine wagendeye ku gicupuri muri kino gihugu. Kandi inzego zizaguruka biba binavuga ko iyo nkuru itari yo, kuko nukwereka inzego ngo dore uyu muntu agendera ku mapuro mpimbano. Hagombye kugira igikoro. Kintu kidakorwa. Hanyuma cya kabiri, icukubura ryakabaye kuvuga ngo twakoze ubushakashatsi tusanga ministeri runaka ifite abakozi bangana gutya bafite ibicupuri, iyi niyi ifite aba, iyi niyi ifite aba, iyi niyi ifite aba. Gacukumbura. Cya kabiri, icukumbura ryakabaye rusange nicyo kintu uri kumva. Aho gucukumbura umuntu bagacukumbuye ibintu. Igabe byarabaye arafungwa. Ariko Igabe kaminuza yizeho, hari benshi bayizeho nabo barafite izo diplome. Kesi ya Igabe ntabwo cyari ikibazo cy'igicupuri, cyari kuba kaminuza itemewe. Ariko kubitemewe hari abandi bagendera bakoraga mu kazi bakoresha diplome nk'iza Igabe zo zikemerwa. Aranafungwa. Bagomba kuvuga ngo dukasaga kundi umuntu wese witwa ko yize muri no kaminuza diplome afite ntiyemewe nakoreshe iyo munsi yayo. Uri mu mwanya usaba iyo diplome yo hejuru akawuvamo. Byarabaye se? Byarabaye. So rero hari kesi tugenda tugira zigenda zifokasinga umuntu. Zikita ikintu ko zitagetinga ikintu ariko umuntu daboro mu muntu. Kuko ntabwo Igabe yize hari ahantu wenyine. Kandi barahari amazina arahari. Y'abantu bize kuri Atlantic University ni na benshi pe. Ariko niwe twumvise wenyine. None ibya Kampala International bibaye kuri Munyakazi wenyine. Difference irimo mpamvu nkubwira ko Munyakazi yaba atari umuryogo, yaba ari hanyuma y'umuryogo, yaba ari umuryogo wa fake. Kuko kuvuga ko wize muri Kampala International University utarigeze ukandagirayo, muri machine yaho ntahuri, muri tableau d'affichage yaho ntahamuri, nta rutonde rwa graduation urimo na rumwe, waba utavuka i Nyamirambo. Kuko ushaka gucura ujya kuri iyo kaminuza, icyo bagucuka kibaha ukajya muri registraria ushinzwe gushyira abantu muri machine akagushyiramo, konabiri tukayishyura ku buryo bazajya bakabona data. Uri umunyeshuri wuzuye. Voilà, ntabyo yakoze. Gusa yaba atari Nyamirambo. Ibyo nta muntu muzima wakora ibyo. Ukagihimbuka kizana ahantu aho wagikuye utababwiye. Anye ndikumva rwose. Hanyuma icya kabiri, aho yarari muri Mineduc, heke ni ya Mineduc. Niba umwarimu w'imusha wavanye bake i Burundi agenda akabona ikivaranse, ni gute state minister kandi akayivana muri heke? State minister muri Mineduc yabure kivaranse kandi heke iri under Mineduc. Icyo gihe Munyakazi yari muri hariya ku Kacyiru na heke ariho iri ayishinzwe iri bakorana, yananiwe no kunegoza ati nanjye mumpe kivaranse. Ibi aba biburijemo. Babonye? Yaba atari Nyamirambo. Aho navuga ko na primaire yaba atarayize. Kuko aho yarari niho bikorerwa. Byananira uwo muri Minicom, byananira uwo muri Minagri kusha ikivaranse, byananira uwo muri Ministeri y'Ibidukikije kuko ari kujya Mineduc, ariko ukora muri Mineduc state minister encore. State what? Minister. Secrétaire d'État. Bikorerwa muri ministeri ye. Muri make full minister wa Mineduc niwe ukuriye heke. Heke ikora under Mineduc cyane. None uwo nguwo ni nawe ukuriye Munyakazi. Hanyuma kumucishaho dose ati nyamara mfite akadiplome nayivaniye hakurya y'umupaka, hakurya ya Gatuna mukangirire. Bari kumwangira ntabyo yakoze. Yari kwihuta kuki bimenyekanye umunsi. Ni ikibazo. Yari yayikoresheje ntibabibaza. Icya kabiri, na masters bavuga ko ari aho yayikuye. Kuki batigeze bamusaba ikivaranse yayo? Si umunyarwanda. Kuki ahandi mu kazi basaba ikivaranse, we muri University of Kigali ntayo bamusabye, Mineduc ntayo bamusabye, avuye muri Mineduc asubiye muri University of Kigali nibwo bamubajije kivaranse. Mbere bari he? Wabyumvise? Individualiser la question.
ikibazo ni Munyakazi, ntabwo ikibazo ari ibipapuro. Iyo atarya ziriya ndonke akaba akiri minisitiri, iyi nkuru yari gukorwa. yaca he Amakuru se wayakura he? Iyi nkuru ikozwe kubera ko ari umuntu wavuye muri kabineti, wahamijwe indonke, uri mu gifungo kisubitse, wirukanwe mu ishyaka. Erega buriya nubwo hari ahantu yageze, wowe ufashe iyo mikoro ukapudetinga channel yawe, uramuruta kure. Ibyo wakora ntiyabikora, ari mu gisubitse cyane. Urabyumva? So rero abantu nibabyumve barengaho, utagize ibindi witaho. Ni Munyakazi wamaze kuba ikibonobono. Iyo abakiri inturusu, iyi nkuru ntiyakabayeho, ndabivuze. Hanyuma se bari iyo nzira yose, umuntu wabonye icyo gipapuro, icyo gicupuri cye, inzira yose yagombye kubibazwa. Icya kabiri, niba inkuru ariyo bacukumbura, niba sanga ari byo nabo babikurikirane. Icya gatatu, banamusaba amafaranga yaba yarahembwe, ahemberwa ku gicupuri. Keretse nitwemeza ngo akazi n'ugakora bitandukanye n'igipapuro afite. Waba wishe byinshi none. Ariko nibyo rwese ubu se ko mvuye kuri channel yawe wigeze umbaza diplome aho ndi se hari wayimbajije yahise undi si ibipapuro se n'akazi bihuriye he? Ura na fees ngo nyereka diplome yo kuzigukamira. So nuvuga ngo ibindi nibyo tuba turimo, ni ibinya twitera ngo dufite abadogiteri bangana gutya, ariko imirimo bakora ntago bivuga. Niba wayikora ni gicupuri, c'est-à-dire que wakwiga utakwiga hari akazi wakora. Yego ntago wajya kwiga ko ntago wakora buri cyangwa jira wa bank utazi plan comptable, ariko niba ushobora kuba muri yoke ngo yarashinzwe Quality of Education, hanyuma agiye muri Miredike ashingwa ntuza amashuri abanza n'ayisumbuye, iyo ataza kurya indonke uwo mwanya bakiburimo cyane. Ibipapuro se hari wigeze akiri mu kazi, hari wigeze yibaza ibyo bipapuro wapi? Uko rero ni Munyakazi umaze kumanuka esikariye nkenye, kuva ku state minister, ukajya ku ndonke, ukajya mu rukiko, ukajya mu gifungo, ukirukanwa mu ishyaka. Esikariye ya 4 hasi muri kave niho ageze. Uzi gucukumbura kuri ubu none batwereka abakiri mu kazi. Byo no gushinyagurira umurambo. Gushinyagurira umurambo. Reka icyo nkiveho. Ukuri gushobora kuba kurimo ariko ntabwo kuzuye. Niba twereka abandi nkawe bakiri mu kazi noneho. Bakirimo mu kazi. Batarayirukanwa mu mashyaka. Bataragira gute? Batari muri situation nk'iyarimo. Yego nyine. Kuko bari muri station y'ikibonono, abandi baracyari intusi. Niba dukorere ubushakashatsi bukorwe ku bakiri inturusu. Anyway, ikishoboka buretse anyway, aha ni wanjye reka nabyo mbivuga. Ushobora gusanga ubu nyuma yo kuvanwa mu mwanya, nyuma yo guhamwa icyaha, nyuma yo kugira yo kwirukanwa mu ishyaka, ushobora gusanga yarafite utundi dushuguri ashaka kwinjiramo, bagasanga bya bindi ntibihagije. Kuvanwa mu mwanya, guhamwa indonke, gufata igifungo cy'imyaka 5 gisubitse, kwirukanwa mu ishyaka, ugasanga hari indi business ashobora kwinjiramo, ibyo bitayikumiriye. Bakavuga ati hoya dayera agendera ku bipapuro cy'ibihimbano. N'urugero wenda arandi yashaka kuba yabona akazi, yenda hari ibindi urumva bongeyeho. Ubwo noneho agiye muri kave ya 5, hiyongeyeho kuba atarize. Sicyo bivuga? Masters y'igicupuri, doctor y'igicupuri. Ubwo icyo asigaye ni imanite. Agiye muri ubwo amanutse kandi iyindi esikariye. Lisansi yari ifite ubwo. Utegereza indi nkuru. Ubwo amanutse esikariye ya 5 y'ubujyakuzimu. Uri kubyumva? Urumva ari he? Azazizamuka ryari? Nabyise gushinyagurira umurambo cyangwa kwasi ikibonobono. Bagiye vraiment simbizi. Nicyo nashakaga, nicyo nashaka. Ako niko nashaka kongera, ushobora gusanga ahubwo mu byo yararimo hari aho byashagaga kugana, none bakashaka iyo ngera busembwa niko naryita.
cyangwa se kuko inkuru niba umunyamakuru atayisinye ikigo cyagiye gukora icukumbura kwa Munyakazi gisanga diplome rerere Mukankomeje wa Hekati icyo kibazo twari tukizi mwakoze iki iyo okeriyo ntago iravuga ko kimwamuhembeye ku gicupuri aho mubimenye yese ribuse muri niwe ni nyandiko mpimbano ya mbere mwamufashe abama permis bahora bawunera umwaka 2 perimi y'ibihumbi 50 ariko dogutora umuntu akayikorana akafata amafaranga ya leta harimo donc hari ukuri na hatari ukuri either inkuru ishobora kubibeshya niba inkuru ivuga ukuri uwamuhaye akazi abibazwe si byose siko bimeze rero ko iki kiganiro harya ngo iki kiganiro mu kizezwamo inkunga ni Karupraza ubundi navuga ngo mukigezwaho ni Karupraza ariko ntacyo Karupraza hariya Iremera imbere ya gare ukase munsi ya station ugera imbere ukabona inzu nziza y'umweru haruguru y'umuhanda ukasanga amakaro meza ya Sage Ceramics rangete na gypsum amarangi avanze neza n'ibindi bikoresho byo kurangiza inzu kandi bakagutwaza gira vuba rero bahamagare kuri 0783 55446 aho ni kwikaro plaza hanyuma duhindukire mu Gatsata turebe V2 Green Tech bantu mufite imodoka zatangiye gucumba imodoka zijya mu garage bakirwa bakorogoshora mubanze kuri V2 Green Tech imashini ipime imenye uburwayi nyabwo hanyuma muri moteri baguhe amavuta yitwa X1R umene muri moteri yoge isukurwe hanyuma imwe gake ireke gucumba kabisa 0782 96 26 hanyuma abiga amategeko y'umuhanda abiga gutwara imodoka mujye kwa mwarimu Clement abahe amasomo kuri provisoire wishyura nyuma aguha igitabo cy'ibihumbi 10 akakigeza iwa 11 akakigeza iwawe ukiga ukagenda ugatsinda bakita ngo menye utsinde hanyuma mwarimu Clement 0782 48 37 22 abandi bafatanya bikorwa Easy Buy Shop gira amata gira ngo mwanafunzi yabibasobanuriye ku ishuri ry'ikidage Manuel nawe mu Bushinwa bari mu minsi mikuru ariko abarangura amakaro na granite na marble bari tayari kuko mu Bushinwa bagiye gutangira umwaka nawe ari hafi abo bafatanya bikorwa n'abandi karibu bose turacyari kumwe so muri make rero ibijyanye n'amadiplome y'ibicupuri ngewe hari ibintu ntapfa kwemera nkagira uko mbivuga ikintu n'igikorwa ku butaka bw'igihugu runaka hari itegeko rigiteganya none ukumva inkuru iravuze hari ibintu bibiri inkuru niba inkuru ari ukuri inzego ntizikora niba inzego zikora inkuru si ukuri ifite ibindi igamije nuko mbibona ku bya Munyakazi ku bya diplome za Munyakazi nuko bimeze cyangwa se tube dutegereze ayandi maseri naho ibi kandi icyakabiri nuko ibana diplome nka ziriya zo uko bazivuga ushaka kuzisanga hesha ariko nanone niba abazifite bakora twagahinduye umuvuno tukamenya ngo ese koko ni umuntu ufite igicupuri akora akazi twamushinze akagakora neza twaretse kumubaza ibyo bipapuro pourquoi nibyo nakubwiraga ejo bundi bambwira ngo umushoferi waba muri cyageze hanze arakira yenga kambuca kandi kambuca mu Rwanda barayihagaritse none ibyo bintu igihugu gihagarika bagera hande bandi bakabikiriramo ibintu ni bibiri bamugarura bikorere mu Rwanda akire akomeza akire cyangwa se aze afata abanyarwanda bajyana aho handi bikora bigakira bayakorera kuki byaba uruhande rumwe iyo niyo logique ibintu bikijije umuntu hano bitemewe hanyuma ari gukizwa ibiri kumukiza akabona amafaranga yo kuza gushora mu Rwanda atabishora mu Rwanda najyana abandi banyarwanda nabo bashore muri ibyo bihugu bagaruke bashore siko bimeze none se byajyaga binanira kudefanda ibintu bya YouTube tarayijyamo ntanga ibiganiro gusa abantu bakambwira ngo igira amafaranga nkumva ngewe ntanga amagambo gusa nyuma nje kumenya ko amagambo ashobora kuvamo amafaranga ubu none abari inkuru nyuma nza kumenya ko viazi vivamo chips kabisa so nuriya niba rero yarabonye ko kambuca yavamo miliyari mu gihugu cye itemewe nayizane mu gihugu asobanurira inzego ko uburyo yakwemerwa niba hari akora ibyemewe
azana ibyemewe mu Rwanda hakirire, cyangwa se niba byanze afata abandi banyarwanda bafite iyo gahunda yo kwenga kambuca abajyane muri ibyo bihugu bayenga bagakira. Urumva ibyo bintu niba rero bitabaye harimo ikiri ukuri n'ikitari ukuri, arenga ibitemewe akazana amafaranga yavuye mu bitemewe hano, nabiza nibyemerwe hano, cyangwa se abakabikoze nawe abatware bagende babikore aho byemewe. Bitabaye ibyo harimo ikitari ukuri. Sibyo bimukijije cyangwa se byirukanwe ntacyo bibatwaye. Ibintu nibide umuntu agakizwa n'ibitemewe iwabo. So Karege ntago ari iyo nkuru rero nyine yabaye viral muri iki cyumweru, ahubwo nabonye no kuri zino mbuga dukoresha by'umwihariko YouTube n'izindi mbuga yaba X cyangwa se Twitter, naho byarabaye binini, ariko byabaye binini cyane kuri YouTube kubera ko hagarukagamo umunyamakuru munini yego nibyo kuri YouTube de grande personnes font de grands titres. Sabe yihangane sizo twatumye akomera, kandi ni byiza akantu kabaye ku muntu ukomeye kaba inkuru, ni inkuru pe. Ku munsi ndi kubona ibiganiro nka 5 bizamo Sabe. Komeza. Nibyo rero rwose nari uri kure y'ukuri. Umudamu abaraje rwose nkuko twabiganiriyeho kuri Jaras Official, nabikubwiyeho bimwe na bimwe, ndetse nayo hari ibyo wabonye. Araza aravuga ati ngiye kubabwira ibyanjye na Sabe, kubabwira ibyo Sabe yankoreye, ubuhemu n'ibiki byose ndiko nabivuga. Aravuga koko nubu aracyavuga. Ira dosiye irimo ibintu byinshi, biba binini, ni dosiye numvise irimo ibintu byinshi. Dosiye ivugwamo ubusambanyi, dosiye ivugwamo visa, dosiye ivugwamo umugabo w'impanga, dosiye ivugwamo impanga, dosiye ivugwamo Sabe, dosiye yavuzwe na Karara. Kareke yaje kwize Karara mu metero zawe. Yes, reka givugaho gateya, urumva nari nabigendeye kure, ariko iya nkuru iyo saga ubwayo irasiga ibintu bibiri. Hari abayikiriramo, hari n'abayikomerekeramo. Abayikiriramo n'aba YouTuberi bakeneye views, ibyo sava. Ikibazo tugezemo monde turimo, ikintu cyose kiragurisha. Ibi nkuru nziza, ibi nkuru mbi biragurisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari imiryango irahakomerekera. Umuryango w'iriya mpanga n'umugabo we, umuryango wa Sabe n'umugore we, umuryango wa Clara n'umugabo we, umuryango w'indi mpanga n'umugabo we. Bari abantu barakomerekera. Ntago mvuga ko akomerekera iyo miryango, ko akomerekera imiryango mvuga ntago ari famille nucléaire, ntago ari couple, n'umuryango mugari aho bakomoka, aho bashatse, abo babyaye. Kuko ntabwo famille yavugwa yose yavugwa mu itangazamakuru buriya buryo, ivugwamo ibintu yewe n'uwabashimwa ntabwo ari wo mwanya wo gushima. Icyakabiri no gushima wagashatse undi bundi buryo bwo kujya kuwushima, ariko iyo havugwa impanga imwe n'indi ibigomba kuvugwa, bavuga ko ari imwe imeze neza, ariko nabyo ntabwo hariya ntabwo ari aho gushimira bariya. Urumva rero ni ikibazo. Clara nawe sinkubeshye yasizoye pe. Yasizoye, amaze gutanga, amaze narebye episode part 2. Nawe asa naho yisobanura kuri bimwe, yongeramo n'andi makuru, n'abandi bakagenda baza, n'abandi bakaza. Arasa n'uri gukora ibintu bibiri, abaye adafite ka trauma ikomoka kuri kariya kazi yajemo. Akavuga ati akazi karapfa, icyo nicyo namukundiye, akazi karapfa. Aka ni akazi. Ati iyo akazi kari gupfa ntago naryama. Ariko ashobora kuba yaragakomerekemo bikamutera trauma, ari ituma buri kanya azana utuntu, akajya avuga ati mu rukiko byo nzavuga byinshi. Icyo ni kimwe kuba yaba yarakomerekeye muri ako kazi, muri biriya bintu, cyangwa se nanone iriya dosiye yaramubabaje. Kuba Sabe yaba yararongoranye n'impanga, nge simbibona nk'ikibazo, ariko we akibona nk'ikibazo. Kubera iki? Either nawe yarabikeneye, anyumve neza simuzi, ashobora kuba nawe yarabikeneye akabona we ntawe umureba irihumye, cyangwa se yarabisabwe
yarabisabwa akabyanga burya akavuga akaba yanavuga ati ubwo nge mbyanze uriya byemera tubaye abanzi cyangwa se bazamubwira. Aho hantu rero harimo uruntu kumenya exactement icyaba cyatumye igituma akomeza agira iriya courage ntago wapfa kumenya, ariko kimwe muri ibyo kirashoboka kuba yarababajwe nuko bari abantu baba barahuje urugwiro cyangwa baganira neza kwa bakagera ku ngingo ko hari n'abagisanishije n'ishyari. No, ishyari ntaryo mbona, ishyari ry'ikisi nese ntago yavuzemo ko Sabe yaba yaragurira umukobwa imodoka. Ishyari ry'uko baba benda impanga we bakamureka se, icyo ntago ari cyo. Ryo kugira ishyari Sabe nk'umuntu wateye imbere. Oya narabigusubije abantu bambwira ngo nagira ishyari bampora iki. Abantu batareshya nta na rimwe bashobora kugirana amahari. None se cani taramara umwaka yagira ishyari imaze 15 yabanje agahera kuri bajarasi zimaze 5 cyangwa 3. No kameme ibyo ntago bishoboka. Ukagira ishyari se umuntu wakwinjije mu kazi. Ko ntarabona gitifu w'umurenge ugirira ishyari meyara. Nako gitifu w'akagari. Umurenge ibyo narivuze byo nibishoboka. Umurenge baba bishaka kuko ari hafi. Ariko ko ntarabona mudugudu ushaka kuba gitifu w'umurenge. Aya ntago bishoboka. Isimbi gihe imaze nabari abadamu gihe baba baraziye naba nkubeshye nta iryo shyari ntishoboka. Ahubwo ishyari rishobora kuzamo gute? Ishyari rishobora kuzamo kera twize texte yitwaga muri dossier de la condition féminine, niba atari amour doté mariage ni condition féminine, ariko harimo texte yitwa ngo la jalousie de la coépouse. Jalousie de la coépouse ni ishyari rya mukeba. Ariko ndabishyira muri masculine, ishyari ryaba muri riya nkuru ni ishyari ry'umugabo w'iyo mpanga. La jalousie du concubin iliko bamwita bwo cyangwa coépoux. Umugabo uriya mugore ishyari yarigira. Kuko burya nubwo nyine mba nigisha abantu kwihangana, umugore wawe aramutse aremeye umuntu cyangwa se nawe ubonye ukuremera, abantu bakihangana, ariko ikintu cya mbere uhita utekereza ngo andushiki. Wabona hari icyo akurusha, ntacyo wamushoboraho, ari umushoboye ugasanga ni imihanda. Wenda mu mbaraga ntiyashobora Sabe, wenda ntiyanamubona, naho banywera ntihareshya, ntihasi hamwe, kandi akaba yaramukoranye rero usibye kubyakira, yagira ishyari agahora ashaka izindi ngabo zimurwanirira. Cyane cyane ko ino dosiye bavuga ko ariyo mu kwa 10 2023 ikajya hanze mu kwa 2 2024, amezi 4. Ibyo rero byose bishobora kuba birimo aho abari inyuma ya Karara. Ayo mezi regashobora guhinduka. Abari inyuma kuri Karara nta shyari ririmo. Karara ashobora kuba afite courage zo gukora, ashobora kuba afite ipfunwe wenda ko ibyo basaba abandi batabimusabye, cyangwa si ibyo abandi batanze batabitanze. Babyumve gutyo. Icyo cyo kirimo. Sababa yarongoye Karara ntago yavuga kuri yahera hise. Ari urugero rigeze karubwo twari duturanye bajyaga bavuga ngo ajya abasha n'uwabwitaga imfizi y'agace nari ntwe ku murindi. Noneho uwo mugabo abantu baramupangira ngo avuge, ngo amupangira undi mugore ngo amuvuge ko ngo ari ikiraya cyangwa ngo ari imfizi y'akarere. Uwo umugore babishutse basanga nawe yamuciyeho. Noneho umugore atangiye iyo yaramaze kunywa nk'uduprimus 2, wase nkaho uravuga iki ngo wakiraya we, abagore babandi barabamaze. Umugabo abivuze kabiri urumva bitangira nka brag. Abivuze kabiri ariko brag ubwo uvuga nawe urimo. Yaramaze kubona ko ari umupango. Amaza nawe urimo ngo ariko ngo mva ngo baramuvuga ngo akagira no subiza urimo. Na nubu uyu mugore ntarasubiza, kandi byabaye 2006 myaka 18 umugore ntarasubiza niba arimo. So Karara ntiyavuga kuriya, Sabe yarahaye Sabe ntago yavuga kuriya. Ashobora kuba ataramuhaye either one Sabe ntiyamusabye, nacyo ni ikibazo kuko asaba abagenzi be, cyangwa se Sabe yaramusabye aramwima, ikintu kiri ikibazo, cyangwa se yifuje ko ubwo Sabe akamusaba, Sabe ashobora kumusaba ntamuhe, cyangwa se Sabe ntanamusabe ditu wabishaka. Iyo niyo cyaba courage, ariko inyuma yakaza zantuza kuko l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Nuvuga ngo Karara kuba yabishuti n'umugabo w'impanga ngo bafatanye bashyire hanze Sabe n'impanga inyuma ye,
ibyo birashoboka kuba bakwihuza. Kuri space nabonye byinshi, numvishe byinshi ngayo amakredi ngayo amaviza ngayo kuvuga ngo hari n'ahandi numvise mu kindi kiganiro umugore yabwiye umugabo ngo nzakubyara ngeze muri Amerika. Ibintu byinshi ira dossier irimo ubuntu bwinshi ariko birenyegezwa no kuba amakuru yose agurishwa, bikenyegezwa no kuba umuryango utakigira uwureberera. Nk'iriya miryango irimo irasenyuka, n'abana bayivukamo azajya kugera muri kaminuza bajya bakirika kuri YouTube bati dore nyoko. Urumva? So ni inzego zakabaye simvuga inzego izi ngizi ziza zivuga amategeko, ndavuga mije profe na minu bumwe zifite novio, zifite uburyo buri novio bwo guhuza abantu. Nihaza muri ibu cyangwa parike finali ni mageragere ira ntago ari inzira muzego uvuga yuko ntirurimo. No nihaje mije profe, haje inzego zibanze, umukuru w'umudugudu, gitifu w'akagari ahuze bari abantu cyangwa se nara musaba guhamagaza nibasure ira miryango uko ari nirakomeretse yaba ibizi yaba itabizi. Ahoko niko naho uri nkaho ariko igihe cyose societe igifata ibintu by'ibitsina content zizaboneka. Ari nuzahimba ko naterese umugore wawe content iboneka cyane, kubera ko gutereta bari mu rwego baretse bifata uratereta bakaguha cyangwa bakakwima ugakuraho ibintu by'ibitsina babifate nk'ibisanzwe, kuko igitsina bagifate nk'urugingo rusanzwe runyuzwamo. Igifu kinyuzwamo ibyo kurya bitunga umuntu, igitsina kikanyuzwamo intanga zibyara abantu. Hanze y'ibyo imibonano mpuzabitsina itagamije kubyara ni urugomo, ni ukwishimisha, ni ibintu babica amazi rero bagifate nk'urugingo nk'urundi. Nk'uko urutoki rwikora mu zuru mwishuri nka ruzamura gutya ngo ngewe mwari urumva fonction z'urutoki cyane. Ubusenzi bw'inka nubwo kwikomisazi, amatwi y'inzovu nayo kwikomisazi. Igitsina nicyo kubyara, igitsina nicyo kubyara. Societe kuba igifata ibintu by'ibitsina nk'ibintu biri tabu, biri tabu, ntago ushobora gutera imbere. Tuzajya duhora muri ibi biri mu bitiza umurindi. Ubu ngubu ibaze kubimbajije twagombaga kuba turi kuva wenda uko sako zunguka, twagombye kuba turi kuva wenda gukora ikimina cy'abayutuberi, ariko turi mu bitsina by'abantu tu. Umuntu yasabye undi aramuhaye, so what? Kuki biba kese? Ni societe mbi, ni societe ihora itaburiza niba igira tabu ibintu by'ibitsina babigize ibintu biremereye. No. Ntabwo watera imbere ugitekereza ibintu by'ibitsina. Niyo mpamvu bifata abantu umwanya ugahinga amezi 6 nta kindi wikorera. Uzabaze Dashima icyo bita astrotube, guhindagura aba partenaire sexuel, bikagufata bikagutravaya, ukiga strategy uzakoresha kugira ngo uwo mugore umugereho, ukiga ugahonga ngizo za mitiyo, amatelefone, amamodoka, amazu. Igitsina ushaka gusa, igitsina tu utashaka no kubyara, atari no kugikoresha icyo cyaremeye ngo ukibyaza umusaruro, havuke mu mwana nibura azabe urwibutso rw'imibanire yanyu, umuryango utubuke. Api kabisa, ntago ndi kubyumva ngewe, ntago ndi kubyumva vraiment tutabaye ofete ngo umuntu n'inyamaswa yitwa barene nibyo biremwa bikora sexe byo kwishimisha. Ibindi biremwa byose gahunda ni ukubyara. Natwe twakagombye kuvuga ngo niba atari gahunda yo kubyara, bireke cyangwa bifate nk'ibisanzwe, cyangwa ujye ku biro. None se oya twemere abantu se ntibishimye. Imibonano mpuzabitsina y'uburyo bubiri, iyo kubyara niyo kwishimisha. Iyo kwishimisha nive ku biro rero, wijya gutereta muri njana mu mitima n'intimite ibintu nk'ibyo. Habeho kubyara ibiro. Ibiri hagati nibyo biri kwitwanisha abantu, kuko ku biro nta muntu nta kibazo pe, kiretse umuhaye inote y'igicupuri dolari falsifiato niko bavuga. Kiretse umuhaye dolari ry'igicupuri, aho niho mwashwana nta kindi. None uwo kubyara uwo mwavuganye kubyarana, wabikora neza wabikora nabi arashima, provika india ijyamo pe, kandi umwana akavuka ukamwita izina agakura ukitwa papa kanaka. Icyo nicyo gitsina cyo cyakoze akazi cyaremewe. Ibiri hagati rero simbizi
kuko harimo ukwishimisha ahubwo harimo no kubabaza. Niyo mpamvu bibitangazamakuru abantu bo kubiro wari wumva inkuru ikorwa ngo umuntu yagiye kubiro reka da yashwi ariko ya yindi turi guca ku mpande byabaye aferi birahinduka inkuru parce que turi muri societe bifata nk'ikindi kintu. Icya kabiri societe yacu rero ntinatobora ngo ivuge ngo yemera abatinganye nubwo ntabavugira. Urateretse umugore wundi bikaba inkuru, wajya ku biro wenda bigaceceka, uwawe mwabyara isoke, ariko waba udafite ayo kujya ku mugore wundi abaye batinganye nabo ugasanga baravugirizwa induru. Dushaka iki urumva rero abantu bakagombye kugira ku commentaire ya mbere bahaye CLARA ngo mind your business. Kuki abantu batamindinga their business? Igitsina kugitanga ikintu kitavaho kitagaragara. Ubushize nabivuze sinzi commentaire nabonye ito kigateranya abantu ubu ngubu content zose zabaye sabe n'impanga. Aba president barasurana. Hari umuyutube wigeze avuga kuri president wa Polonye ekado ubu n'umushikirano ni ngenyine yewe data we ndekura naye gusa tout simplement bira ni societe irarwaye. Societe irarwaye, abantu ndi bamese kamwe. Niba kandi gushira nabikubwiye ngo niba twemera ko Imana itigeze igishyira ku muntu ngo ivuge ngo nta wundi wagikoraho, nuko yemeraga ko bishoboka, sharing ishoboka. Tuneho rero dufite societe. Icya kabiri abantu birinde ibya bigare. Pasiteri Rutayisire niwe bivuze ngo ikigare kirimo abagore n'abagabo byanze bikunze kirangira kijemo uburaya kikazamo ubusambanyi. None iyo kirimo rero utabizi yabwiraga abantu ati wowe nukibamo hatarimo umugabo wawe kikuremo cyangwa ubukominika nawe. Iyo uri umugore rero bakwita injajwa, bavuga ko uri gutanga raporo iva mu gikundi ijya hanze y'igikundi, uri kujajwa. Cyangwa se waba uri umugabo nawe ukominika n'umugore wawe warangiza ukanataha kare n'inzoga zakunaniye, wasiga abandi mu kabari saa 9 bati atashye kare umugore yamugiriyeyo, bakakwita imbwa, bakakwita ikibwa. Ngizo societe dufite. Rero ibira byose bishingiyeho ikigare cyarabanze kiriyubaka. Sinzi abagore bakigize n'abagabo bakigize. Hanyuma hazamo guhanahana, kuremerana, which is good kuko niko birangira. Hanyuma utari mu baremera rero ahindutse injajwa. Buriya n'umugabo wari urimo ataremerwa, atifuza ko bamuremera, bamwita ikibwa cyane. Ariko ikigaro ukibereye Yuda nyine ariko igihe warakigiye mutabizi bya bigari urabihurura. Uyu munsi ni ku Kibuye, uyu munsi twagiye gufana ikipe yacu, uyu munsi ni ku Gisenyi. Bride shower numvishe ngo na gender hati gender review bride shower, baby shower, gender review, utuntu twose fan club whatever. Noneho umuntu akagenda mu kigare atazi ko bya bindi bikagenda bikura we ntabimenye cyangwa akaba atabyemera. Kubyikuramo bikamunanira, kubyikuramo nabwo akamufata nka Yuda nyine. Yuda ni iki? Umugambanyi, traitre. Voilà, parce que ikigare ukibazemo igihe none ubonye intego zacyo kukivamo ubaye Yuda kuko ibyabayiraga muzabivuga. Warabibonye. Niba uri umugore uzitwa injajwa, niba uri umugabo uzitwa imbwa, uzitwa ikibwa. Wikuye mu bandi Babylon, wikuye mu bandi, wikuye mu bagabo basohokana abagore ababo benshi batari ababo, bagorobereza mu kabari bakageza saa 9 saa 10. Mwese nimukora akazi kamwe, wikuyemo uri Yuda nyine. So karegereka mpinira aho ngaha nagira ngo duheho comment kuri ibi bintu ko bimaze ibinsi bivugwa cyane. Nabo ati kuri pano naho ugomba kugira amasomo utanga. Ubundi sinari mimenyereye ariko uko urumva birimo ku affecta societe. Hari bigomba gukorwa by the way. Kandi rwose hano na amasomo n'ubundi kese ntacyo twayihinduraho. Izi sotinga nta nkuririmo usabye arahabwa cyangwa akimwa. Nkuriri hehe ntagashya ku mubumbi. Niba umugore aguciye inyuma ntawe muci inyuma. Babarira utumye mvuga nabi kuri cano yanjye. Mwihangane mbasabye imbabazi. Imbabazi ni ikintu gikomeye. Imbabazi ni ikintu gikomeye.
nanjye muri weekend nari muri meya kurupa nari muri meya kurupa hari nk'abantu bane twagiye dukozanyaho kandi bijya kumera nk'ibyo nyine bundi mu weekend yose ni imbabazi ariko imbabazi ni nziza ni nkuko numvise Reverend Damian w'umunyamurenge w'umufinansiye yahoranye na Ndashimu avuga ko imbabazi ni icyomoro cy'umutima kandi kikaba intangiriro y'imitekerereze mishya. Iyo wakorewe ikosa ntusabwe imbabazi ubukiri muri cyano ubukiri hahandi wakomerekerejwe, hanyuma iyo uzisabwe ntuzitange nabwo uguma handi, ariko iyo uzitanze utangira gutekereza bushyashya kabisa. So munakoze kandi reka ngushimire minini ahangaha kugira ngo ukomeze no muri gahunda za impamo kuri TV10. Yego, ubwo ibiganiro byacu kuri Karegeya Omar Pano kuri Jaras Official TV nakagaruka. Yego.